Mu kagari ka Nyankora ko mu murenge wa Rwinkwavu mu karere ka Kayonza ni hamwe muri hake hahingwa ibihumyo. Hari utuzu tubiri abaturage batandatu bishyize hamwe babihingamo. Mukakamari Renata umwe muri bo arasobanura uko babikora. Icyo twebwe dukora, ushaka itaka ridafite ifumbire ukarizana ukarimenamo mu nzu ugaterekamo ya migina yawe, wasoza irindi ukaza kurigereka hejuru, nyine ukayimaniraho itaka hejuru ya migina wateye, ukabivomera ku gihe. Iyo ubishyizemo nk'uyu munsi urabona ko turi nko ku wa kane, ku wundi wa kane ushobora gusarura bitewe n'iyo wabonye imigina myiza. Ariko nk'uko nabikubwiye, wafata nk'ino njerekani yawe ukayikata ugashyiramo nk'iyo migina 3 ukajya ubyihingira ukabisoroma mu murima wawe. Ukurikije ukabisobanura, kubona imigina n'ubumenyi bwo kubyitaho nibyo gusa umuntu akenera kugira ngo yeze ibihumyo. Gusa abatuye hirya no hino twaganiriye nta makuru babifiteho, nubwo bazi ko bigira uruhare mu kurwanya imirire mibi. Ibihumyo tumenyereye ko byera ku migina, iyi migina iboneka mu masambu. Nk'ibu imvura iri kugwa wajyaho ukabugiza ute, ukabubiguyeho ukabicukura ukagenda ukagira ute, ukabiteka ko bisanzwe, ariko ntago tuzi ngo bihingwa bite, bigenda biti. Mu karima k'igikoni kaba gahari, ariko wajya kureba kubijyanye n'ibihumyo ugasanga nta bihari. Karamutse rero kabonetse, ibyo bihumyo bikabonekaho bakatwigisha uburyo bitegurwa, nabyo byaba ari akarusho kuko byatworohereza mu biryo mu bijyanye no kugaburira abana. Muri cya gihe bari gutekera abana, byabafasha kujya bavangiramo, nabyo bifite akamaro. Icyo dusaba ni ukubitwegereza ubwo natwe tukabihinga. Kuba ibihumyo bikungahaye ku ntungamubiri byo ntibishidikanywaho. Eric Sebuyange Ndagijimana ni inzobere mu mirire. Urugero rwa vitamine B3 yitwa niacin, hakaba B5, noneho na B9 n'izindi, ariko muri izi ngero ntanze izi nizo zigira uruhare nyamukuru mu mikorere y'umubiri cyangwa se metabolisme. Hakaza n'imyunyungugu nayo ikenerwa mu buzima bwa buri munsi. Hari yitwa potassium, copper, selenium, phosphore n'izindi, ariko zikaba zifasha mu by'ukuri mu kuringaniza umuvuduko. Ariyo mpamvu iki gihumyo ari ingenzi mu mirire, kuko izi ntungamubiri ntago zipfa kuboneka mu biribwa ibyo ari byo byose. Ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi RAB kivuga ko hari gahunda yo guhugura abaturage ku buhinzi bw'ibihumyo kugira ngo n'ababirya biyongere, nk'uko bisobanurwa na Mugabo Jire ushinzwe ubuhinzi bw'ibihumyo muri iki kigo. Ariko usanga byaritangiye byitabirwa n'abantu b'i Kigali cyane. Gusa hari andi mahugurwa dutegura, ariko nyine nayo saba yuko tugenda nyine duselectinga n'ubundi abantu bamaze kumenya, gusa nk'abategura kumenya gutegura ibihumyo, dushaka ko bamenya no ko bakora imigina. Ntabwo twahugura abaturage bose, ariko nibura dufata nk'umubare ufatika bari hejuru ya 40, tukaba twazabatraining. Turi kubitegura mu minsi iri imbere, ariko ntabwo turamenya neza, biraterwa n'ubushobozi tuzabona. Nk'uko abahinga ibihumyo babivuga, umugina umwe ugurwa hagati y'amafaranga 600 na 800 y'u Rwanda ushobora kweraho ikiro kimwe cy'ibihumyo buri cyumweru ugasaza nyuma y'amezi 3. RAB ivuga ko abantu 38,000 aribo bakora ubuhinzi bw'ibihumyo mu Rwanda. Icyakora benshi babarizwa mu mujyi wa Kigali, intara y'Iburasirazuba n'iy'Iburengerazuba nizo zizi inyuma muri ubu buhinzi. Kamarade Uwizeye mu Burasirazuba bw'u Rwanda.